Jesus Christ the Sovereign King reigns TV iguha ikaze. Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri iyi gahunda y'ishuri ryacu ryo guhinduka. Dushyize kandi ubuyobozi bwose bwa gahunda y'uyu munsi mu biganza by'umwami wacu Yesu ari nawe muyobozi wacu. Nk'uko bisanzwe muri kumwe n'umuhuza Kamia Letitia, tukaba dukomeje gahunda y'ishuri ryacu ryo guhinduka ndetse n'ishuri ryacu ryo kwezwa. Uyu munsi Mwuka Wera yanshyize ku mutima kuganira namwe ibijyanye n'ingengabitekerezo. Ubusanzwe ingengabitekerezo menyereye mu Rwanda n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko ubundi ingengabitekerezo bivuga iki? Nk'uko byumva ni impuzamagambo abiri, ni ijambo rikubiyemo amagambo abiri, harimo kugenga, harimo n'ibitekerezo. Akaba ari igitekerezo kiba kiyoboye. Abantu benshi batigeze biga Bibiliya neza cyangwa ukurikije uburyo twebwe abanyafurika twayizaniwe, ntabwo twigeze tubwirwa ko Bibiliya ari igitabo cy'imiyoborere. Mu by'ukuri iki gitabo ni igitabo cy'imiyoborere. Bibiliya ivuga uko isi yayobowe kuva yatangira, ikavuga ndetse n'uburyo izarangira. Bibiliya ivuga uruhererekane rw'ubutegetsi buzabaho kugeza ku butegetsi buzahoraho bw'iteka ryose. Niyo mpamvu rero iyo usoma Bibiliya ubundi barakubwira ngo ufite umwanya wo kujya gusenga, ufite umwanya wo kujya gukora, ariko ubundi Imana yaturemye mu ishusho yayo, ishaka yuko iba umuyobozi w'ibikorwa byacu byose, ibana natwe mu buzima bwacu bwose. Ni muri urwo rwego rero nashaka kuganira nawe ku bintu bijyanye n'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo bivuga igitekerezo kiyoboye ibindi. Mu Rwanda nk'uko nabikubwiye, ijambo tumenyereye muri ubwo rwego ni iri jambo ry'ingengabitekerezo ya Jenoside, ari naryo tugiye kuganira nyine uyu munsi. Ese Bibiliya irivugaho iki? Nagira nkubwire yuko ingengabitekerezo ni igitekerezo kigenga ibindi. Akenshi kiba ari igitekerezo cy'ubuyobozi. Ni igitekerezo kitari cy'umuntu ku giti cye. Nta muntu n'umwe ubaho ku isi ushobora gufata igitekerezo, ushobora gufata ingengabitekerezo ngo ayishyire mu bikorwa ari umwe. Ni ikintu gisaba kujyamo igisirikare, kigasaba kujyamo ubuyobozi bwa gisivile, kigasaba kujyamo ubutegetsi. Ingengabitekerezo ibikubiyemo ubuzima bw'igihugu, none icyo gitekerezo bakagifata kikayobora ibindi. Ishobora kuba nziza cyangwa ikaba mbi. Iyo tujya kuganiraho kuri uyu munsi rero, ni ingengabitekerezo ya Jenoside ya mbere yabayeho mu isi yakorewe Abayisiraheli. Reka tuyirebe mu gitabo cyo Kuva, mu gice cya mbere, kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 22. Haragira hati: Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura igihugu, buzura icyo gihugu. Mbere na mbere turabona Abisiraheli uko bari bameze. Turabona ko hariho abantu babahagarariye basa n'abababereye inkingi ya mwamba. Yari Yosefu n'abavandimwe be bazanye na se mu gihugu cy'Egiputa. Hanyuma rero Abisiraheli kororoka ni umugisha, ariko tubona kororoka kwabo ko hari abo kwagaragariye nk'ikibazo. Mu isi hari abantu babona abandi bororoka bakabona ni ikibazo, ndetse bagatangira gupanga uburyo bwo kubabuza kororoka. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu be ati: dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Ntabwo nzi niba uyu mwami yari yakoze ibarura ngo arebe, ariko ubutegetsi bujya bubaho bukabona hari abantu babubereye ikibazo. Ibi byabaye kuri iki gihe, byabaye no ku gihe cya Esiteri, aho kororoka kw'Abayisiraheli, umwe mu migisha Imana itanga no kororoka, bajyaga babona bigaragara nk'ikibazo. Nuko rero umwami arababwira ati: nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imijyi yo guhunikamo, Pitomu na Ramusesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira.
abanyegiputa banga abisirayeli runuka, abanyegiputa bakoresha abayisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Hariho ababyaza b'abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa beho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, ni uko abaheburayokazi batamera nk'abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ukuboko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Reka dushime Imana yaduhaye iri jambo. Kimwe mu bintu byiza cyane Bibiliya irusha ibindi bitabo ni uko itagihisha ukuri. Muri Bibiliya nta make-up ibamo, nta makiyaje ibamo. Iyo icyaha cyakozwe kivuga uko kiri, iyo ari icyiza nabwo kivuga uko kiri. Aha rero turabona inzego cyangwa se etape cyangwa se steps, turabona intera jenoside igenda ikuramo. Mbere na mbere habanje urwango, habanza urwango n'ishyari, habanza kureba abantu ukabona baguteye ikibazo uburyo babaho, ntibakubangamiye se wubaha kurumbuka, ariko ugatangira ngo kubicisha amayeri, ukababwira uti ibiriho iki gihe nuko abantu bareba ndi bakabona ari benshi, ngo bakabona bararya cyane, bakabona bagomba kugabanya abatuye isi. Ni umurimo ukorwa mu mayeri, kandi ababikora barabizi ko babikora mu mayeri. Nuko rero ibintu byabayeho hano ho habanje urwango, hanyuma umwami atangira gukora sensibilisation, kwigisha abantu be yafataga nk'abe. Ntekereza ko nabo batari bakeya, atangira kubafata kubigisha yuko bakwiriye kwanga nabo abayisirayeli bakababonamo ikibazo. Hanyuma atangira no gushaka, reka mbyite ibyitso, atangira gushaka abamufasha muri bene wabo b'abantu kugira ngo babafashe kubica. Aha rero yafashe ababyaza. Ntabwo icyo gitekerezo ushaka kukigenga, ushaka kukinjiza mu mitwe y'abantu ngo kibayobore ari icyabo, aho gufata abantu bamwe ukabaha privilege, ukabaha ubuzima buruta ubw'abandi, ukabatoza gukandamiza abandi. Niko byagaragaye hano muri Egiputa. Hanyuma noneho ababyaza bo icyo bakoze ni ugutinya Imana. Gutinya Imana ubundi bitubuza gukora icyaha. Bo barebye n'ibishyiraho amaraso y'abana b'abantu, amaraso y'Abayisirayeli, amaraso ya bene wabo, biri buze kubabera ikibazo ku Mana, kandi ibyo dukora byose Imana ibibibona. Hanyuma babanje kubapangira, mbere y'uko bashaka ababyaza, babanje kubapangira imirimo ivunanye. Ese wari uzi neza ko kuvuna ubwonko bwawe birenze urugero ari ikintu kiri mu rwego rw'ubucakara, kiri mu rwego rwa jenoside? Ibitekerezo byawe nibyo bibanza gupfa. Ikimenyimenyi, Abayisirayeli bose bavuye muri Egiputa barapfuye bararangira, bapfiriye mu butayu. Kubera iki? Kubera yuko batabashije kwakira mu ntekerezo zabo impinduka Imana yabahaga. Bari baramenyereye kuruha cyane. Ni nka kwa kundi uruha bakubwira bati ejo ni umunsi wo kuruhuka, ukabyuka ukajya kwivuruguta, kubera yuko utigeze umenyerezwa ubuzima bw'ibikomangoma, aho ukora mu gihe cyo gukora ukagera n'igihe cyo kuruhuka. Rero Abisirayeli bari baramenyerejwe kuvunika cyane. Mu minsi mikuru yabo ntibigeze bigishwa Imana,
bari baramenyereye kujya gusenga ibigirwamana, niyo mpamvu akanya gato gusa Imana yabahaye mu butayu bahise bajya gusenga kwikorera ikigirwamana, kuko bari barabonye basebuja ari uko nguko babaho, ndetse inyana bacuze ubona ko muri Egiputa ariyo basengaga. Ni ukuvuga ngo uburetwa bwabagiye mu mutwe burangije burabaherekeza. Ni umuntu aramutse akwiciye ibitekerezo naho atakwica ashatse yakureka abana bawe bazapfa, byazabica kuko nibyo ubagaburira. Rero abanyegiputa barebye Abayisiraheli baravuga ati reka tubicishe imirimo y'uburetwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze gupangira ya mirimo y'uburetwa ntago ugira umwanya wo gutekereza. Ni muri urwo rwego ndetse no kugupangira kudakora, kubaho udakora abandi bakagukorera, nabyo ni ukukwicira ibitekerezo. Iyo bakubwiye ngo wibaho ngo reka ibintu ibi n'ibi bigukorere, hanyuma wowe wiyicarire gusa baguhembe, umunsi bagusabye gukora bizakunanira. Ibyo byo ni n'ubujura bw'ibitekerezo bwo kukwibira kamere no kukwibira ubutware birenze kukubwira gukora. Abisirayeli rero bahawe gukora imirimo y'uburetwa. Kimwe mu bintu byica ni uko bafata abantu bamwe bakabaha kuyobora abandi bakajya mu mirimo y'abandi aho kugira ngo bajye mu mirimo yabo, cyangwa se bige gukora no kuruka mu gihe gikwiriye, mbega biga agaciro nyako k'umurimo. Muri Isirayeli rero ntabwo ariko byari bimeze. Iyi mpinduka uzazibona none mu gitabo cyo Kuva ndetse no mu Balewi, aho Abayisirayeli bamaze gushira, aho kugira ngo Abisirayeli bapfushe igihe cyabo ubusa barimo basenga ibigirwamana nk'uko bari babikoze igihe Mose yari yazamutse ku musozi, ahubwo batangiye kwiga gukora amashuri, batangira kwigisha abana babo gucura, batangira kubigisha kudoda, batangira kubigisha kuboha, batangira kubigisha gukora amahema. Bakoze umurimo mwinshi cyane babigisha igisirikare. Kubera iki? Kubera ko bari batangiye kugira ibitekerezo, navuga ngo ibitekerezo Imana yaturemanye. Buriya umuntu wese yaremwe ari umwami, yaremanywe umwuka w'Imana utuma agomba kugenga impano ye akaba umwami muri yo. Maze ubundi abana b'abantu ntabwo baremewe kuyoborana, ahubwo abana b'abantu baremewe gukorana, ahubwo ubuyobozi bukaba ubw'Imana. Ariko abana b'abantu ntabwo bigeze babyakira. Rero ku bw'iyo mpamvu Abayisirayeli bamaze gupfa, bishwe n'ibitekerezo byabo, basohotse muri Egiputa, ariko Egiputa yanga kubasohokamo. Bagatekereza ibyo kurya byo muri Egiputa. Umucakara agira ibyo atekereza kurya. Mu gihe uzareba ifite ibiryo byinshi wumva nta nzara ufite, kubera ko uzi ko ibiryo bihari. Ariko iyo nta biryo bihari, inzara irakwica, naho nta nzara yaba ihari. Abisirayeli niko babaye, bagize ibitekerezo bya Egiputa birabakurikirana, batangira kurota ibihaza, kurota ibitunguru, kurota tungurusumu. Ibyo bintu Imana yabaha icyo kurya gituma bakomera, gituma babasha kubaho iyo minsi, gituma barushaho bahinduka mu bitekerezo, bo bagashaka kurya bya biryo bamenyereye mu gihe cyabo cy'ubucakara. Kandi birivuga ko batanaryaga ngo bahage, ariko bo bakumbuye bwa buzima. Ibyo bituma rero Imana itajya ibangikanywa mu bitekerezo, ibakuraho burundu. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo Egiputa yarabishe, yari yararangije kubica, ariko abana babo basize nibo baje kubaho. Aha rero Jenoside tubona Abayisirayeli kugira ngo ibagereho habanje kubanga. Hanyuma nyuma y'urwango hazaho imirimo y'ubucakara, hazaho ivangura mu mirimo. Nyuma yo kuvangura mu mirimo, noneho hazaho gushaka abantu bo muri bo baba inshuti z'aba bandi bafite bya bitekerezo byo kubica, bakabafasha kwica bene wabo, kuko ari bo baba bafiteho bashobora kubageraho. Hanyuma ababyaza Po na Shifura baratinya, ntibabikora. Bamaze kwanga kwica, ngo Imana ibaha umugisha, kuko Imana mu mibereho yayo yose hari ikintu kimwe itagihusha, ni ikintu cyitwa ubutabera. Ni kamere yayo. Ni ukuvuga ngo ntishobora kubana nyine n'ikintu byanze bikunze kikugarurira. Abantu baje kuvuga ko abana bo mu Misiri bapfuye, ariko bo Imana yatwaye umwana w'imfura gusa kugira ngo isohoze ubutabera bwayo. Nyamara Abanyegiputa bo bishe abana b'abahungu gusa. Dore ikindi kiri muri Jenoside,
ntabwo abana b'abahungu bicwa nk'ab'abakobwa. Abana b'abahungu nta kiri ugupfa. Kubera iki? Kuko nibo batwaye ubuyobozi muri bo. Ubushize ndumva twarabiganiriyeho tuvuga ukuntu abana b'abahungu iyo bavutse baba ari abaviziyoneri, niba bafite intumbero y'igihugu, niba bafite intumbero y'ubwoko bwabo, niba bafite intumbero navuga ngo bafite intumbero ya nation, bafite intumbero nyine yabo bagomba kubabo. Ariko abana b'abakobwa bo baremewe kuba bafasha. Abo bana b'abantu rero barabizi, ni ukuvuga ngo iyo babafashe nabo bajya kubabera abafasha, bigatuma baba strong, bigatuma bakomera kurenza babandi. Kandi n'abana babyaye baba ari aba b'abantu byanze bikunze, ku buryo bashobora kujya kutezayo ibibazo ntibigire icyo bitanga, kuko ni abana babo. Rero Abayisiraheli bahuye n'icyo kibazo. Farawo atanga itegeko aravuga ngo abana b'abakobwa mubareke babeho. Kubera iki? Bazaba amaboko yacu, bazadufasha, twabahindura bikemera. Ariko abahungu byanze bikunze igitekerezo kiragaruka bakibuka abo bari bo, kandi ntabwo bashobora kwibeshyera. Nayo mpamvu Mose yakuriye kwa Farawo, ariko yamaze gukura ageze ku myaka 40 yibuka ko atari uwo nguwo, ntabwo aho hantu ari iwabo. Ibyo wamuha byose, ibyo wamugaburira byose, yagera akavuga ati jyewe ndatashye, hariya ntabwo ari iwacu. Ariko umukobwa yiberayo, akabyarirayo abana, agahinduka wa muntu. Ibi bintu byose by'ukuri Bibiliya irabiduha. Nayo mpamvu Mose yasenze abwira Imana ngo twigishe kubara iminsi yacu, ngo bituma tubaho ubuzima buri mu bwenge. Ntabwo Imana yaturemeye kubaho abantu badatekereza aho bajya, abantu badafite intumbero. Imana yaturemeye kuba abantu bafite ibitekerezo biri ku murongo, kandi icyo ukora ukaba wagitekerejeho, ukirinda kugurisha ubumuntu bwawe, ukirinda kunyanyagiza igishoro cyawe ari bwo buzima, ukirinda gukora ikintu Imana izakubaza ukabura icyo uyisubiza, ukabura kuyibwira impamvu wagikoze. Ugomba gukora ikintu cyose ufite impamvu, navuga ngo iri noble, impamvu iri mu bupfura, impamvu yiyubashye. Kuki nkoze ikintu? Kubera ko igihe cyose hagomba kuba harimo kugirira neza abandi no kubaha Imana. Abana b'Abisirayeli rero baje kwicwa, umwami abigeraho atanyuze kubabyaza. Hanyuma turabona ngo ubu tukomeza ku gice cya 2, umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira, atuyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya kukuzanira umureramo wo mu Baheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Ubundi Nili yari yo mana ya Misiri. Ni ukuvuga ngo umukobwa wa Farawo yafashe Mose nk'umwana ahawe n'Imana yabo Nili, mu gihe yaramuhawe n'Imana nzima. Imana yacu tujye tuyizera, kandi mu by'ukuri koko abantu bavuze ngo ibintu ngo ntibizongere, Imana izajya irinda abantu kumena amaraso mu gihe kitari kikwiriye, kuko hari igihe Bibiliya izi ko amaraso agomba kumeneka, ariko hari n'igihe kitari cyo kumena amaraso. Rero icyabaye nuko Abisirayeli bo bishwe, baricwa. Urumva haje kuzamo umuntu kujya gushaka, akamara imyaka, akamara igihe cyose inda imara, yarangiza akabyara, akamara amezi 3. Urumva ko Abisirayeli bamaze igihe kinini babyara, bicirwa abana. Hanyuma umwe muri bo nyine aza kurokoka kubw'umugambi w'Imana. Ikintu nakubwira ni kimwe,
ni uko isi izi kwitegereza, ntabwo ubundi jenoside ipangirwa mu isi. Abantu batekereza ko ipangirwa mu isi, ariko ipangirwa mu bundi bwami bwo mu isi y'umwuka bugenga isi. Iyo buyikoze buba bugamije iki? Mbere na mbere babona ko hari umuntu ugiye kuza udasanzwe, tugiye kubibona mu kanya. Kabiri, buba bubona yuko hari ikintu buba bushaka kubuza ko kibaho. Uwo muntu arahari cyangwa ntahari, ko hari umuntu ushaka kwerimina, ashaka kuba ari umwe kandi mu bantu benshi, abandi bose bakabigenderamo. Iyi mpamvu ni ukubera yuko ubu nakubwiye ngo Bibiliya ni igitabo cy'imiyoborere. Ubutegetsi bwo ku isi burarwanirwa. Umwami Yesu Kristo yarinze kubumenera amaraso. Ntabwo nubwo ari nyir'isi, nubwo Imana yaremye isi, ntabwo yaje ngo mubwire ngo butware gusa, kubera ko ifite ya kamere y'ubutabera. Yarinze kumena amaraso. Ubundi amaraso nicyo kiguzi, niko gaciro, niyo currency mu buryo bw'umwuka. Reka mbigereranye n'amafaranga. Amaraso niyo mafaranga mu buryo bw'umwuka. Amaze iki kandi? Atuma ubutegetsi bw'umwijima bumentona, bushyigikira ubutegetsi buri mu isi, bugatuma buramba. Iyo babwiye abantu ngo mumene amaraso, baba bagira ngo bashyigikire. Kereka iyo hajemo ikintu kidasanzwe nk'uko Imana ijya ibikora, ariko ubundi amaraso niyo babaha kugira ngo bo babashe kubashyigikira. Iki gihe rero bari bazi ko hagiye kuza, byaravuzwe, Imana yabwiye Aburahamu ko abana be bazamara imyaka 400. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka ho biba byibukwa, nubwo twebwe abantu twibagirwa, ariko baba babizi. Bari babizi ko nyuma y'icyo gihe bazavayo bakagenda, kandi bari babizi ko hari ubwoko Imana yatoranyije. Kandi murabyibuka neza, Yesu ajya kuvuka we ngo hagaragaye inyenyeri. Hari abari bazi kuyireba, bayirebye mu buryo bwa kimaji. Abandi nabo bazi kuyireba. Nuvuga ngo Mose ajya kuvuka, rero Mose yabaye umuntu ukomeye cyane. Mose yanditse ibitabo 5 byose bya Bibiliya bitangira. Mose yazanye impinduka. Mose yazanye uburezi bwa gikomangoma mu Bayisiraheli. Ni nawe wabareze ya myaka 40 yose, kugira ngo kugeza Imana imweretse dore aho Abayisiraheli bagiye, irangije iramusezerera. Mose yaje ari umuntu, yari inkingi ya mwamba yo kugira ngo Abayisiraheli bazafate ubutegetsi. Ni nawe wareze Yoshua, waje kumukurikira, akaza akaza gutwara Abayisiraheli akabajyana i Kanani. Rero mu isi y'umwuka iyo bitegereza, bamenya ibigiye kuba. Bo ntago bibagirwa nkatwe, barandika, bararikodinga, bashyira ahantu babazi ibigiye kuba mu gihe twebwe tubyibagirwa. Rero batumye habaho iyi jenoside, bari guhiga iki? Baba babonye inyenyeri, bari babonye ko hagiye kuza umwana udasanzwe, ariko ntago babibwiye Farawo nk'uko biri, ahubwo we baramubwira ngo ati ica. Wakumva ko kwica bizatuma aguma ku butegetsi, akaguma kumera amaraso, bikamuhesha kugumeshaho ubutegetsi bwe no kubukomeza. Ariko bo baba bazi ibyo bashaka birenze ibyo. Nayo mpamvu batangiye kwica abana b'abahungu, nuko bari bazi ko iyo nyenyeri akenshi igaragarira mu mwana w'umuhungu. Rero Mose yaraje, Imana iramukiza, ariko nta hantu yagomba gucikira urupfu. Imana itangarije nuko iyo bibaye ngombwa no mu rupfu iguhisha mu rupfu. Nta hantu na hamwe Imana itaguhisha. Yamujyanye aho yagombaga kwicirwa, kandi amucisha ku Mana yabo, ku buryo byabaye nka recommandation, byabaye nk'itegeko ko bamurera. Umukobwa wa Farawo yaravuze ati uyu ni umwana Imana zimpaye. Uko niko ingengabitekerezo yo kumena amaraso, ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye muri Egiputa, itangirira ku rwango, itangirira ku gutinya ubwoko n'ubu bw'abantu, irangije ijya kubakandamiza, batangira kwica ubushake bwabo. Muri Bibiliya z'inyamahanga ibyo bivuga ngo mwice ubushake bwabo, ngo mubumenagure,
kugira icyo ushaka gukora, hahandi ukora ukabona ntibigenda, ugakora ukabona ntibigenda, ugakora ukabona ntibigenda, uriya ni umurimo w'umwijima. Kujya ukora ukabona ntusarura, ugahinga ugasubirayo ntusarura, ugahora ubaho nk'udakora. Iyo ni imikorere y'ubutegetsi bw'umwijima ituma ubushake bw'abana b'abantu bumenagurika. Hanyuma birangiye, iyo binaniranye bakabona umwuka w'Imana uri mu bantu utuma bagira imbaraga, barakomeje, baratwaje, barenze kuri bya bigeragezo, hajyaho kubica. Iyo bagiye kubica ntabwo bavuga ngo baze babice, babanza gushaka abo muri bo bakwemera kubafasha. Byaba bidakunze bagashyiraho imbaraga za gisirikare, hanyuma bagatoza n'abasivile kwica bikaba umuco. Ngo kuko byagenze, Mose nawe nyuma y'amezi 3 nk'ayo natwe muri iki gihugu twamaze, nawe asohorwa mu rugo kuko igihe cye cyo gupfa cyari kigeze, ntabwo yari agishoboye guhishwa. Reka twongere dusome muri Matayo ibice 2 umurongo mbere wa 3 haragira hati, umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Ubundi Kristo bivuga watowe n'Imana, wasizwe. Herode yari uwo mu bwoko bw'Abisirayeli ariko wahawe ubutegetsi na Farawo. Nako wahawe ubutegetsi n'ubwami bw'Abaroma kugira ngo abashe kuyobora bene wabo. Acyumva ibya Kristo, yateranyije aho mu buyobozi bw'iyobokamana kugira ngo bamufashe kumenya ibya Kristo, ndetse nibiba ngombwa binjire mu kubasha kwica. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko nk'uko nabikubwiye, ikintu cyitwa ubuyobozi ku isi kirarwanirwa. Impamvu ni uko Satani azi neza yuko iyo akoresheje abana b'abantu, abantu bakorera ijuru baba bake. Mbere na mbere, iyo amaraso amenetse, Imana ireba hirya, kuko ni icyaha kiri mu bwoko bw'ishyano. Ni icyaha kiri mu bwoko bw'ishyano. Iyo rero amaraso amenetse, atuma Imana ireba hirya, itarebye hirya yahana, ntibasha kubyihanganira. Yavuze ko amaraso y'umuntu namenwa azahanaguzwa ayandi ayo wayamennye. Niyo mpamvu rero bumwe mu buryo bwa Satani bwo gutuma agumana ubutegetsi ari ukumena amaraso. Iyo yamennye, atuma Imana irakara ikareba hirya. Noneho rero we arabikoresha kugira ngo ahora atuma Imana ireba hirya. Noneho we aze yifatira abana b'abantu abategeke, abayobore, abakoresha ibyo ashaka. Iyo amaze kubakoresha ibyo ashaka, atinda igihe cye cyo kujya mu muriro kiratinda. Nuvuga ngo bari gutinza igihe cye cy'urubanza. Niyo mpamvu rero kubwo abishoboye yajya ahora afata isi anaga mu butazima, anaga hategererezwa, hagomba gutegerezwa kurimbuka. Abashyira aho ngaho bose azi ko ntacyo bahuriyeho n'Imana. Hanyuma igihe cyagera, nyine Imana nawe ngira ngo ntazi uko bizagenda, ariko akora uko ashoboye kose kugira ngo abana b'abantu be guhura n'Imana, kugira ngo Imana itabaho ubuyobozi. Niba mubyibuka neza, haranditse ngo Yesu ngo yaje gushaka icyazimiye. Ntago ari uwazimiye, ntago ari ahazimiye, yaje gushaka icyazimiye. Icyazimiye ni iki? Ni ubuyobozi Imana yari yashyize mu mwana w'umuntu. Abana b'abantu bakabusuzugura, bakabushyira mu biganza bya Satani. Satani rero ntashaka ko babusubirana, ahora akora uko ashoboye kose gukoresha icyaha, agukoresha icyaha. Azi neza ko icyaha gituma kugiraho ububasha bwo kukuyobora, bwo guhora gutera isoni, bwo guhora wubitse umutwe ureba hasi, bwo guhora nta hantu na hamwe udashobora gupfukama imbere y'Imana n'umutima wa gitware, ahubwo ugapfukama imbere y'Imana buri gihe uri gusaba imbabazi, nubwo bidukwiriye, kubera yuko tuzi neza ko Imana yacu ari iyera, nawe twe tukaba twaracumuye. Ariko mu by'ukuri Imana ibishaka ko tuyegera nk'abana, dufite umutima utuje, dufite ubwisanzure. Ni muri urwo rwego rero akora uko ashoboye kose akagushyiraho ikintu kikwanduza, gituma buri munsi uhora ugenda uremerewe, kuko icyaha gituma akugiraho urutabi. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo cyagiye yavuze ngo nzi ko umwami w'iyisaza ngo ariko ntacyo amfiteho. Satani akora uko ashoboye kose kugira ngo akantu aguhishamo, hari ikintu aba agufiteho
kiba nk'ahantu nk'ikibuga cye cy'indege, kiba nk'ahantu aruhukira, ako kaba kamuhagije niyo kaba ari kamwe gahishe. Niyo mpamvu tugomba guhora twiyeza. Nuko rero umwami Herode yahagaritse umutima kubera iki? Ko abizi by'ukuri nubwo bihishwe, ariko ubuyobozi bwa Yesu ni ubuyobozi bwari buje, nibwo buyobozi buzahoraho ku isi, buzakuraho ubundi bwami bwose. Biranditse, mwabireba mu Bakorinto, mwabireba mu nzandiko nyinshi, no mu gitabo cya Daniyeli. Ni ubwami buzahoraho iteka ryose, ni ubwami buzasimbura ubundi bwami. Niyo mpamvu umunyabwenge ajya muri ubwo bwami, umunyabwenge yiringira umwami Yesu, umunyabwenge ahamagara izina ry'umwami Yesu kugira ngo yishemo kandi atabarwe. Hanyuma rero umwami yamaze kubona yuko havutse undi mwami witwa uwasizwe, kuko Kristo bari bazi icyo bivuga, yari uwasizwe n'Imana, apanga kumwica akiri muto. Kuko nabibabwiye ubushize, Satani we ntabwo apanga kwica umuntu mukuru. Umaze kugaragaza uwo ari, wapanga kwica bya bintu bikiri kivange, umuntu utaragaragara, utaranavugwa. Uko niko ahitamo kwica. Abishoboye yaniga imbuto, yakwica umuntu akiri mutoya. Kadukomeze uko byaje kugenda. Herode abonye ko yatengushywe, yabwiye babami b'abanyabwenge baje kuramya Yesu ko basaza kumubwira aho bari. Hanyuma tubona ku murongo wa 12 icyo gice havuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Kuko nabibabwiye, inzozi ni kimwe mu bintu Imana ivugiramo iyo duhaye ubwenge bwo gusobanukirwa icyo zivuga. Nuko rero babujijwe gusubirayo. Hanyuma ku gice cya 16 ku murongo wa 16 turavuga ngo Herode abonye ko yatengushywe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo induru yumvikaniye irama yo kurira no kuboroga kwinshi byasherarira abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashaka kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta nama nta n'imigambi bishobora kurwanya Uwiteka. Umuntu wese, abantu bose bashyiraho imbaraga, abantu bose kugira ngo barwanye umugambi w'Imana, ntabwo bishoboka. Imana ibarusha ubwenge, Imana ibarusha ubupfura, Imana ibarusha uburyo. Kabone nubwo yakwicecekera ntigaragaze imbaraga zayo nk'uko abantu babitekereza, ariko mu bwitonzi bwayo ishorera umugambi wayo kandi ikazawusohoza. Icyo Imana yavuze iragikurikirana imyaka 1000 ikazagisohoza. Niyo mpamvu niba yaravuze ko ubwami bwa Yesu aribwo bwami buzahoraho ku isi yose, ntabwo ibyo bintu ntagishobora kubikuraho. Turabona rero Herode nawe afashe umugambi wo kwica abana b'abahungu. Yumvise ko wavutse yitwa Kristo, arangije yiyemeje kumwica. Kandi igihe abana bicwa hakoreshejwe imbaraga za gisirikare, nabwo bica abana b'imyaka 2 n'abari munsi, ngo agereranyije igihe. Turabona ubutegetsi budatinya kwica impinja. Ntabwo Satani atinya kwica impinja ngo avuge ngo urumva ngo bariya ngo ni batoya, ngo ntabyo bazi, nta mpuhwe. Bo barica bakica byose. Kuki? Niyo jenoside, ni kumaraho icyitwa igitekerezo, ikintu cyitwa kumaraho kwigenga, ikintu cyitwa kumaraho abantu bose bafite ikintu cyitwa leadership y'abantu babo, kuko Imana ibifite abo yayishyizemo. Ariko ntabwo tubona abantu bose bica abana b'abakobwa. Kuki? Babafata nk'amaboko bo kubakandamiza, bo kubagira, baba bazi ko bazabaho ibitekerezo byabo bakabyakira. Nguko rero uko jenoside ikorwa, akenshi ituruka ku bwoba bwo gutakaza ubuyobozi. Hanyuma hakazaho urwango rugakura, rukabyara gukandamiza, kwica, kwanga, gutwikira abantu, gukora ibintu byose
ukabavana mu buzima bwabo Imana yabihereye, warangiza ugapanga kwica abana. Iyo wishe abana b'abahungu b'imyaka 2 ni ukuvuga ngo urebe igihe kizaza cya kera, ntabwo ari cy'uwo munsi, kuko uramutse ari cy'uwo munsi wakwica abo gusa. Aho noneho jenoside nk'iyakorewe mu Rwanda yo bishe abantu, bishe ubwoko kuva ku bakuru kugera ku basaza, kugera ku bakecuru, kugera ku mpinja. Byari ibintu bikomeye kugera kw'abo bakobwa, noneho ntibabaretse ngo babeho, bishe buri wese. Niyo baba jenoside iteye ubwoba. Hanyuma rero iyi ngiyo bishaga abana, ni ukuvuga ngo bicaga ejo hazaza. Iyi ngiyo imwe mu ngengabitekerezo ya jenoside yabyaye ubwicanyi, kwica ubwoko, kwica abazatanga imbuto, kwica abazaba abagabo, kwica abazayobora ejo hazaza, bakabica abasigaye bakabica mu bitekerezo, abandi bakabica umubiri n'ibitekerezo, bakica ubugingo. Nicyo ngicyo Mwuka Wera yari yamaye kuganira nawe kuri uyu munsi, kugira ngo usobanukirwe ko ubwicanyi buba mu isi. Ni Bibiliya ifite ubupfura bwinshi cyane, ikunda kutubwira ibintu bike bike, ariko ubundi akenshi abo bantu baba bica baba bavuye kubaza imana zabo. Ni ihererekanya bikorwa hagati y'isi y'umwuka n'isi y'abantu y'abariho. Ni ibikorwa bikorwa bigamije kurwanya mu by'ukuri ubutegetsi bw'Imana, n'abantu bafite ibitekerezo byigenga, n'abantu bashaka kubaho ubuzima bwubahwa n'Imana, bagashaka kubayobora mu bundi buzima. Nguko jenoside yatangiriye muri Egiputa, kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko ibihe by'imperuka bizarinda birangira, isi igashira, intambara n'ibyago bikiriho. Ariko jenoside ntabwo ari intambara. Jenoside ni ikintu gikorwa mu gihe cy'amahoro, abantu bagapangira abandi bakabica nta kirengera. Imana ikirinda abantu kumena amaraso, kandi igihe cyose umwana w'umuntu yari akwiye kuzirikana yuko iby'Imana ivuze bisohozwa. Niba yarapanze ko abantu aba n'aba bagomba kubaho, nta muntu ushobora kubibuza. Imbaraga zose yaba afite, ubwenge bwose yaba afite, niba Imana yarabashyizeho ku isi akaba atariyo yakoze gahunda yo kurangiza imibereho yabo, nta muntu ushobora kuyirangiza. Ushobora kugerageza ibyo washobora byose, ariko bizarangiza bibaye nk'ibya Yosefu, bizarangiza bibaye nk'ibya Mose, warokotse ari umwe wenda mu bo ku gihe cye, akazahabwa ubuyobozi kubaruta, cyangwa se bikazarangiza bibaye nk'ibya Yesu, nawe warokotse ari umwe mu bana bo ku gihe cye, nawe bikazarangiza asohoje umugambi w'Imana. Reka twite ku icyo Imana ishaka no kunezeza umutima w'Imana, aho gushaka kwikorera imigambi yacu, ko imigambi yacu ntishobora gusohozwa, cyangwa se ngo ibuze umugambi w'Imana kugera ku cyo Imana yagambiriye. Imana ibahe umugisha.